sinzibagirwa. Haleluya. Yohana ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana igice cya 9. Turasoma igice cya 9. Haranditswe ngo akigenda abona umuntu wavutse ari impumyi. Abigishwa baramubaza bati, mwigisha, ninde wakoze icyaha, n'uyu cyangwa n'ababyeyi be, ko yavutse ari impumyi? Yesu arabasubiza ati, uyu nta cyaha yakoze cyangwa ababyeyi be, ahubwo nukugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri we. Umva conclusion, kwiriye gukora imirimo y'uwantumye akiri ku manywa, bugiye kwira n'igihe umuntu atakibasha gukora. Nkiri mu isi ndi umucyo w'isi. Amaze kuvuga aricyo acira amacandwe hasi, yatobesha kondo, akamusiga ku maso, aramubwira ati, genda wiyuhagire. Aramubwira ati, genda wiyuhagire mu kidendezi cyitwa ngo iki, Silowamu. Hasobanurwa ngo yagize gute, yaratumwe. Nuko aragenda ariyuhagira, agaruka ahumutse. Abaturanyi be n'abamubonaga kera aho rasabiriza barabazanya bati, uyu si we wicaraga adusabirizaho? Bamwe bati niwe, abandi bati si we, icyo akora asa nawe. Nawe arabasubiza ati, ninjye. Baramubaza ati, mbese wahumutse ute? Arabasubiza ati, wa muntu witwa Yesu yatobye akondo akansiga ku maso, arambwira ati, gisiro wamuyuhagire. Nuko ndagenda ndiyuhagira, ndahumuka, mwakire neza ijambo ry'Imana. Amen. Haleluya. 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 Murahari tubane? Iri jambo ryantangaje cyane. Turi mu minsi itubwira ngo ingororano zo gukorera Imana. Yesu mwari muzi ko nawe yabaye umukozi w'Imana kandi ari n'Imana. Yerekanye ko ashobora gukorera abantu, agasavinga abantu. Ari umwami, ari Imana, abana n'aboroheje arabakorera, abana n'abakomeye arabakorera. Amaze gukora imirimo ye aravuga ngo, nkwiriye gukora imirimo y'uwantumye hakiri ku manywa, kuko bugiye kwira n'igihe umuntu atakibasha gukora. Yavugaga ko nubwo ari gukora ibyo yenda gupfa, ariko agomba gukora iyo mirimo hakiri kare. Turashima uwadukoreye ari umwami, agaragaza guca bugufi ari umwami, agaragaza icyubahiro cye mu bantu, abana n'abaturage, agendana n'abaturage, asavinga abaturage. Yesu ni mwiza, mureke tumukomera amashyi n'ukuri. Ariko umuntu we wari umwami, umuntu wavugaga ngo va mumva, agahamagara Lazaro sohoka, Lazaro akavuga ati, ndi hano mwami. Umuntu wagendagendaga mu birorero by'abantu, akirukana abadayimoni, agakiza indwara, akagaburira abashonje, agahaza 5,000, agahaza 4, abagabo n'abagore n'akabagore batabariwemo n'abana, ari abagabo babazwe gusa. Akora imirimo, araruha nk'umuntu, arananirwa nk'umuntu, ajya gushaka Imana nk'umuntu, arasenga. Njya nibaza abakristo badashaka gusenga, Yesu yarasenze. Njya nibaza abakristo badashaka Imana, Yesu yarashatse Imana. Yesu yagiye ku musozi gusenga, none abantu ngo ntibashaka gusenga. Yesu yaraye ku musozi apfukamye, abira ibyuya bivanze n'amaraso, yinginga Imana. None abantu bararangaye, none abantu ntibari maso. Mbabwiza ukuri, iby'Imana birya abantu bari maso, batarangaye. Abigishwa muri iki gice cya 9 bibazaga nk'uko abantu bose bibazaga pourquoi, kubera iki? Kubera iki uyu muntu ashobora kuba aremaye asabiriza Yesu? We dusobanurira impamvu uyu muntu, ni icyaha yakoze, ni icyaha cy'ababyeyi, pourquoi, kubera iki? Ubundi utuye muri pourquoi, abantu benshi bakwibazaho kubera iki abayeho muri buriya buzima. Uzi ko abantu bajya bagushidikanyaho bitewe nuko ubuzima urimo bucanganye. Hari ubuzima tubamo, yego bushobora kuba atari ugusabiriza turi ku muhanda, ariko natwe byenda gusa. Hari ubuzima umuntu abamo akijijwe, yarasenze. Murahari tujyane, ndashaka kugira ngo mbabwire impamvu ikomeye ituma dukwiriye kuba imbere y'Imana. Abantu bakibaza, uyu mukobwa kubera icyo atarongorwa kandi ari mwiza, yarize, yarangije, afite wenda sane n'abagira masters cyangwa se n'abagira za PhD, ari abakobwa,
atari na university degree. Ariko ugasanga umuntu afite PhD, hari umukobwa ari ugasanga kuki atarongorwa, afite imodoka agenderamo kubera icyo atarongorwa, kandi avuka mu rugo rwiza kubera icyo atarongorwa, kandi afite akazi keza, abantu bagasigara bari muri keskese pourquoi. Hari abandi nabo baba imbere y'Imana basenga bakaba mu buzima busa naho badasenga. Abacamanza bita batizera bakajya badufata ijambo bakibaza, ariko ubundi aba ni ibyaha, aba ni ingeso mbi zabo, iyi ni imiterere yabo, ese impamvu bidacamo ko wasenze, ko tubizi ko wirukangira mu byumba bunyanaka, mu rusengero bunyanaka, ese ubu buzima ubayemo, bakibaza ni kubera iki. Bijya birenga abo hanze natwe tukabyibaza, mana kuki nsenga, kubera iki, kuki nsenga ibi bikaba, kuki nkijijwe ibi bikaba, kuki ubuzima mbubamo nsenga, kuki ubuzima mbayemo nkijijwe, kubera iki. Kuba mu ijambo ryitwa pourquoi, kubera iki. Yesu yaje aje gukemura icyo kibazo. Yesu yaje aje gukemura icyo kibazo. Hari ubuzima abantu babamo buzasubizwa nuko Yesu yahageze gusa. Hari ibiba ku bantu bizakemurwa nuko Yesu yahuye n'abo bantu. Hari ibintu bibera ahantu runaka, bibera mu buzima runaka, bibera mu mago runaka, bibera mu tuzi runaka, bibera mu miryango runaka, bibera mu gihugu runaka, bibera ahantu runaka. Location irazwi n'ahantu haragaragara, ariko igisubizo cyaho hantu gifitwe na Yesu wenyine. Kuko abigishwa uyu muntu birashoboka ko bari basanzwe bamubona, ariko barimo batambuka bari kumwe na Yesu bagenda, baramubaza ati ariko mwigisha, hagarara tukubaze, uyu muntu usabiriza akaba yaravutse aremaye. Mwumva ibintu bibiri, yavutse agize ate, aremaye. Ntabwo yaremaye akuze, ni uburwayi bw'ubumuga yavukanye. Baramubaza ni icyaha cye, ni icyaha cy'ababyeyi, dusobanurire mwigisha. Yesu arabwira ati no, ari ababyeyi nta cyaha bakoze, n'uyu usabiriza kandi akaba yaravutse aremaye nta cyaha yakoze, ahubwo mwumva impamvu, ni ukugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe kuri we. Ni ukuvuga ngo hari ikibazo cyanjye giteje abantu ikibazo, giteje imiryango ibibazo, giteje abantu ibibazo, baribaza kubera iki. Ni ukugira ngo imirimo y'Imana nikorwa muri icyo kibazo, ijambo ry'Imana rizagira agaciro. Hari ibibazo bigomba kubaho kubera ko n'iby'Imana iziyerekaniramo. Ntabwo ari ngombwa ko duhora twanga ibibazo. Hari ibibazo byashyizweho kugira ngo Imana nibikemura, Imana izavugirwe muri ibyo bibazo. Hari intambara ziba, Imana izireba ikazibona, ariko ikabitegura ko niramuka ikemuye izo ntambara, ishimwe ry'Imana rizagaragara muri izo ntambara. Ni ukuvuga ngo ubu bumuga Imana yemeye ko uyu mwana avukana hari hapfunyitsemo icyubahiro cy'Imana. Burya uzi ko hari ikibazo umuntu agendana gipfunyitsemo ishimwe ry'Imana. Ndafashijwe n'ukuri. Uzi ko hari ikintu, hari igihe tuba twitotomba, wenda reka turebe uriya muntu wari ku irembo yarababaye, yasabirizaga atabishaka, ariko nawe ntiyabihisemo. Si byose yavutse aremaye, ntiyabihisemo, yisanze ku muhanda asabiriza, si amahitamo ye. Ariko Yesu azi ko ari ukugira ngo Imana nikora ibitangaza kuri uwo muntu, imirimo y'Imana izavugirwa aho hantu. Nizi somo ndimo nsoma, nizi ibintu bitandukanye. Hari ikibazo Yesu agomba kwiyerekaniramo, nubwo kimbabaje, nubwo kinkomerekeje, nubwo kinteye agahinda, ndibaza ngo kubera iki. Ariko iyo kubera iki sinkwiriye kuyitindaho, ahubwo ni ukugira ngo Yesu azerekanirwe muri iki kibazo. Yesu azerekanirwe muri iki kibazo. Sinzi impamvu Yesu akora ibyo bintu, mureke mbabwire. Nimutekereze, nimutekereze ijambo rimwe navuga. Inshuti yawe nka Lazaro, iyo ndebye hariya muri Yohana 9 nkareba na Yohana 11, sinzi impamvu Yesu akora ibi bintu. Ntabwo nzi impamvu, ntabwo mbizi rwose. Ibaze Lazaro ni inshuti ya Yesu. Reka mbahe amakuru nk'umuntu wize theology. Yesu yaracumbitse mu nzu ya Lazaro i Yopa ku nyanja, aho Lazaro yari yaramuhaye inzu
aramubwira ati Yesu ujye uryamanamo n'abigishwa bawe mukoremo reterete mukore retreat mugende mukore mufate amasengesho musenge nimushaka kuryama muryame muruhuke nimushaka kubyuka mukagenda mugende ariko inzu ndayiguhaye. Murumva Lazaro atari yarakoze ikintu cyiza. Noneho murabizi inkuru ya Mariya na Marita bajyaga bari bo batekera Yesu bakamutekera bakamugaburira bakamumesurira niba rukumesa byanze bikunza abigishwa bambaraga imyenda ifuze. Ikanzu ya Yesu ngo nubwo atigeze ayihindura ariko izabigishwa zarahindurwaga. Ni mu bitekerezo izabigishwa zarahindurwaga. Mbese abigishwa bambaye ikanzu imwe. Twumva Yesu wambaye ikanzu imwe ariko abigishwa barafuraga barogaga barakarabaga bakarabaga amazi batavomye bogaga isabune bataguze baryamaga ku mashuka mazima baryamaga ku matera n'imyenda ifuze babicaraga ahantu hatunganije. Mariya na Marita nibo bakoraga isuku, Lazaro yaratanze inzu. Murumva batari barakoze ikintu cyiza. Umva noneho Lazaro ararwaye. Marita na Mariya barandika urwandiko, haguruka baruwa tugutume kuri Yesu uwo twemeye tukamwizera nk'umwami n'umukiza. Turakwandikiye twebwe Mariya na Marita, musaza wacu ararwaye. Bagereka akantu kitwa akabyutsa amarangamutima, uwo ukunda ararwaye, uwo ukunda. Ntabwo mwebwe sinzi niba muri abasomyi, iyo umuntu atari umusomyi hari igihe tuvuga ibintu akajya yumva ni ukumugora, ariko muzaba abasomyi ba Bibiliya. Ibaze kwandikira umuntu wahaye inzu, ukandikira umuntu usanzwe ugaburira ukamumesurira ukamuryamisha ukamutegurira muri saro mu gitondo icyayi ukamutegurira marigarine ukamutegurira umugati usize. Murabizi ko ibi bintu byo gusiga imigati birahenda, ntabwo ari ibintu byoroshye gutegura umugati wa mu gitondo ugashyiraho wenda na akasambosa warangiza ugashyiraho umureti special urimo ifiriti ugategura neza kameme. Kugaburira Yesu ntabwo byari byoroshye, ntabwo batekaga ibintu babonye byose. Bakandika tukunda ararwaye kandi yaguhaye inzu, burya n'ingabo bakabishyizemo. Wibuke ko natwe ari twe tukugaburira, natwe tumenye ubuzima bwa buri munsi. Tabara, dore umaze iminsi utagera hano, ngwino utabare, turabizi iyo ahageze birakemuka. Arangije ibaruwa arayibonye arayisoma. Amaze kuyisoma nawe afata agapapuro arabandikira, arababwira ngo mugende mubwire Mariya na Marita ngo iyo ndwara arwaye si iyo kumwica, ahubwo niyo gutuma izina ry'Uwiteka rihimbazwa. Rihimbazwa mu burwayi se izina ry'Uwiteka rirahimbazwa? Kese umuntu ararwaye ntanaje ngo asenge, ngahubwo iyo ndwara si yo gutuma ngo akorwa n'isoni ngo agire ikibazo, ngahubwo iyo ndwara izatuma izina ry'Uwiteka rigira gute? Rihimbazwa. Abigishwa batari ko nyamara ararembye. Uyu muntu barinze bandika mu mwihore nta kibazo. Abari bajyanye ibaruwa barirukanka basubiza Mariya na Marita ati dore aratwandikiye, iyo ndwara si yo kumwica niyo gutuma izina ry'Uwiteka rihimbazwa. Lazaro mu gitondo araremba, nimugoroba araremba, mu kindi gitondo ashiramo umwuka. Ndibaza barimo bamupfunya icyo bibazaga kuri Yesu. Hapfuye umugabo watanze inzu ayiha Yesu ngo ayiryamemo, n'abigishwa be 12 baribaza ibiryo bamugaburiye. Bibazaga qu'est-ce kubera iki iyo nareka kwandika basi ntagire n'ibyo atubwira ngo indwara niyo gutuma izina ry'Uwiteka rihimbazwa. Uradukoze gusa. Abayuda baba baraje bagiraga umuhango wo kuririra abantu. Hari abantu bagira umuhango wo kurira. Mperutse kujya muri Kenya muri 2014. 2014 nagiye Kenya, ariko ibyo nahaboneye sinkeneye kuzabibona mu Rwanda. Aho nabonye bahamba umuntu imbere y'umuryango neza kunzuye mu marembo, bagacukura nkariya akaba ariho baramushyingura. Ikintu gitangaje nabonye uko bahamba, bo baba bafite ikirahure ku buryo umuntu aryama mu isanduku n'ingofero ye ikirahure cyose kigaragara, n'inkweto izi ndende na karuvati n'ingofero ye nziza y'urugara aryamye mu isanduku. Ikintu gitangaje sinari nabona abantu nkabo baririra uwo batazi,
nagiye kubona mbona umugore yaraje aza, ari umupasiteri wari wantumiye. Uwo mugore araza nawe aturuka nk'uwaturuka mu marembo, araza aryama ku iyo sanduka ararira avuza induru araboroga. Noneho mbaza uwo mugore wari wantumiye ku itorero rye, ndamubaza ndetse uyu ni mushiki uriya mugabo wapfuye? Ati reka da. None se uramuzi? Ati reka da, ntabwo muzi. Arangije araza kuri pasiteri neza, arangije kuramubaza ngo uyu wapfuye ninde? Numva ndatangaye. None se uyu araboroga atazi n'uwapfuye uwo ari we? Ati ni umuco, ni kumucuri. Umuco wa hano abantu bose bagomba kuryama ku isanduku bakarira bakajya babaza uwapfuye nyuma. Ndavandi kweri kweri. Ubuse wamenye umukunzi n'umwanzi arinde, kuko ayo marira sa y'urukundo ni umuco. N'abayuda rero bagiraga umuco wo kuza bakaririra uwapfuye. Yesu ntiyaje mu barira, Yesu ntiyaje mu batabara. Baramuhamba amara iminsi 4 mumva. Mu barira ntiyajemo, mu batabaye ntiyajemo, mu baje guherekeza umurambo ntiyajemo. Bahamba inshuti y'amagara ijya mumva imaramo kangahe? 4. Yesu atari yaza. Cyakoze babitsi ibaruwa yuko yavuze ko indwara atari yo kumwica, ariyo gutuma izina ry'Uwiteka rihimbazwa. Ibaruwa barayibika bashyira mu yandi mabaruwa. Abatari kahazazira tuzayimusomera. Hari abantu mugenda n'umushinya kabatari ko yarabimbwiye, none dore uko byagenze. Irambwira, iratinyukira navuga ngo ntabwo bazanyirukana, baranyirukana. Iratinyukira navuga ngo ntabwo bizagenda gutya, none dore uko byagenze. Ubu hari abantu bajya gusenga bararakaye, batari kaho nzahurira naho nzayibaza, izansobanurira pe niba uriya muhanuzi yari yavangiwe cyangwa niba yari yasaze, niba yari yagiye kwa shitani tuzabimenya. Kuko Imana ndishobora kuvuga ibintu nk'ibyo. Gute Imana yavuga ngo nzaba ahubwo nkabona ikinyuranyo? Murumva atari kibazo. Yesu amaze kandi atari yaza, umuntu bavuga ngo yaraboze, abwira abigishwa ati muraho? Ati turaho turakomeye, muze dusubire Betaniya tujye kureba Lazaro arasinziriye. Ati Lazaro arasinziriye? Ati Lazaro arasinziriye. Ati wamenye se ko yasinziriye? Ati azakanguka mwihorere. Ubwo yasinziriye haraza kwikangura. Harwago n'abagabo kujya gukangura umugabo wawe wisinzirije niba yasinzire mu mwihorere. Murumva kuno erega ni ibintu biri logique. Umuntu wasinziriye ibyo byanjyana Kimironko kumubyutsa, bumvaga ntacyo bivuze. Dore ikintu gitangaje, Yesu araberurira arababwira ngo Lazaro yarapfuye, ariko dukwiriye kujyayo kugira ngo bya bindi twavuze byuzure. Baramubwira turibuka amabuye baherutse kugutererayo, uribuka induru bakuvugirije Yesu we, uribuka burya abayuda bari bagiye kukwicirayo bakumereye nabi, ntitwaje hano turi dusa n'abahunze, urasubirira yiki? Arabwira ati no, ugenda ku manywa ntasitara, ariko ugenda nijoro arasitara. Dore icyo yashakaga gusobanura, yarababwiraga ngo ugenda ku manywa abari mu mirimo y'umucyo. Tugiye gukora ibituma umucyo ugaragara hariya hantu. Cyagiye hari mu ijoro tutari gukora, ariko ubu tujyanywe no gukora. Ibyo tugiye gukora biratuma Imana yacu ivugwa kandi irogezwa. Reka mbabwire, hari iminsi ugiye kuvamo, hari indi minsi ugiye kwinjiramo. Iyo minsi uvuyemo ni iminsi usa n'amaboko yawe ataragikora, ariko ugiye kwinjira mu minsi yo gukoreshwa n'Imana yawe. Mu izina rya Yesu watsinze Satani. Yesu aramanuka, ngahura na Marita, aramubwira ati niko uraje? Ati iyo uza kuza karese, iyo uza kare ugiye kuza byararangiye, uje byararangiye, turakwandikira turakumenyesha. Ntitwabikubwiye? Ati ntiwatubwiye ngo iyo ndwara si yo kumwica? Si wowe wabivuze se? Ati ni njyewe. Urandikiriye abaruwa none arapfuye amaze 4 twaramuhambye. Erega Marita yararakaye, muragira ngo arari guseka se? Yesu yaramubwiye ngo Marita, Marita, ninjye kuzuka n'ubugingo, umuntu naho yapfa azongera abeho. Aramubwira ati ibyo umbwira ndabizi, umuzuko uzabaho narabyize narabisomye, ariko waratinze warakererewe. Iyo uza kare kumbwira ibyo umuzuko ndabizi bizaza, si twakwandikiye tukabikumenyesha?
ntitwakubwiye ikibazo gihari, ntitwakubwiye ko ukunda arwaye, ntitwagusobanuriye. Aramubwira ngo ndakubwira uyu munsi niwizera urabona ubwiza bw'Imana. Ati kwizera se, erega nakizeye iyo uza kare, iyo uza kare mba narizeye, ariko warakererewe. Uva nkubwire, Imana yawe ntiyakererewe, no, ntabwo yakererewe. Iyije iraza igasibanganya n'ibikomere by'amateka, irabisibanganya. Iyo yaje iba yaje, iyo ije isibanganya n'ibikomere by'agahinda. Ndabizi ko hari ibibateye agahinda, hari ibikomerekeje ababyeyi, hari ibikomerekeje abagabo, hari ibikomerekeje abasore, hari uduhinda tugendana, hari amarira tugendana, hari indimba zuzuye muri twebwe. Ariko iyo Yesu yaje aba yaje. Amufata ukuboko barajyana, arambwira ati tugende. Baragenda batari bagerayo, Mariya bayababonye, aramubwira ati nk'uburaje ubusuje kumara iki? Ntitwakwandikiye se ubusapfuye amaze kane ngo Mariya araturikararira. Mariya yibuka uburyo yabaga ku birenge bya Yesu, yibuka ibiganiro baganiraga. Aramubwira ati iyo wihuta, mbabwiza ukuri, iki nicyo gihe cyari gikwiriye mu bihe uciyemo. Iki nicyo gihe cyari gikwiriye. Igihe cyahise si igihe wanyuzemo si cyo gihe, ibyakubayeho si ikibazo. Iki nicyo gihe gikwiriye mu bihe bikwiriye. Reka uhure na Yesu muri iki gihe, reka wongere uhure na Yesu muri iki nicyo gihe cyo guhura na Yesu. Bwana asifiwe, nyikiriza Bwana asifiwe, haleluya. Ngo Mariya ararira, arangije Yesu arabitegereza, arababwira ati mureke tujyane. Ngo akimanuka areba abayuda uburyo baririra Lazaro, iminsi ine yarishize baramuhambye, ariko bananiwe kuva mu rugo bakirira, abagore barira, abagabo barira, abakobwa barira. Yesu asuhuza umutima, nawe araturika ararira. Baravuga ngo disi burya nawe yaramukundaga nuko byamunaniye. Yesu ntiyarijijwe n'ikindi, yarijijwe no kubona abantu batizera. Reka dukomera amashyi mukozi w'Imana Theo, bose babireba ugeze hano. Dushimira Imana iciye inzira akagera hano. Theo, ikaze. Yesu ararira, Yesu ararira, Yesu ararira, Yesu ararira. Arizwa no kubona abagore batizera, abagabo batizera, abayuda batizera, abantu babonye ibitangaza bye batizera, inshuti yabanye nazo zitizera, babonye ibitangaza birenze rimwe batizera. Yesu uyu mwana wo mu mudugudu witwa Nayini muri Luka igice cyaho cya kangahe cya 7:11 barabimenya, bananirwa kwizera. Azura umwana wa Yayiro wari umutambyi w'abayuda, ntibizera. Yesu yakoze ibitangaza byinshi, arababara, aravuga ati ariko saba abantu niki gituma batizera? Umuntu naho yajya mumva bagatwikira, mpfa kuhagera gusa. Erega hari ibintu bitegereje ko Yesu ahagera. Ndumva isengesho ryanjye ari ukubwira ngo Yesu ngwino uhagere gusa, ngwino uhagere basi, ngwino uhagere basi. Uko byapfapfanye nuko byagenze, hagere. Uko biri gupfapfana nuko bimeze, Yesu we hagere. Tuze gutumira Yesu hagere, tuze gutumira umwami mwiza hagere, kuri iyo dosiye yawe hagere. Ninde wanyikiriza akavuga ngo amena? Yesu wacu agire gute? Ahagere. Aramanuka tsageze mu bayuda, arabareba, arabasuhuza, banga kumushyikiriza, bakamureba gusa, bakavuga ati ariko uyu nawe ibiryo bya hano yari ibintu byose hano ibintu byose barabimumariye, none pe yemeye ko Lazaro agenda yarazuye abandi. Murumva uko abantu babibaza. Harimo ibintu bibiri nshaka kubibutsa. Yesu bari baramukozeho umurimo, ariko nabo bategereje ko hari umurimo yakora. Hari imirimo wakoreye Yesu myinshi, iyo wakoreye mu bantu, iyo wakoreye mu rusengero, iyo wakoreye ku nshuti zawe, abantu wafashije, abo warihiye amashuri, abo wagaburiye, abo wacumbikiye. Hari abantu benshi wagiriye neza, nawe utegereje ingororano Yesu yakuremera, ariko ntazo urabona. Byaramenyekanye ko wabikoze, ihangane.
kuko hari imirimo tuba twarakoreye abantu kandi byitirirwa ko dukoreye Imana. Yemwe hari abantu banyambitse ndi pasiteri, hari abantu banguriye inkweto nambara ndi pasiteri, hari abantu bagiye bandihira ibintu bitandukanye ndi pasiteri. Yewe iri torero tuyoboye hari abantu mwatanze amafaranga menshi ku bwari kugira ngo ribe ririho, ariko ntimurabona ingororano z'ako kanya. Nimuhumure byaranditswe, nimuhumure byaranditswe. Ikosa rikomeye ribaho ni ugukorera Imana ukibwira ko Imana itabizi. Ntiwakoreye abantu gusa, wakoreye Imana. Asifiwe Yesu, haleluya. Baribazaga ngo Yesu wari ibiryo bye mu inzu, Lazaro amuhaye inzu, aramuretse arapfuye koko? Aramuretse arapfuye koko? Kubera iki se? Yesu ageze arababwira ati munjyane ku kibazo ko aho mwamuhambye. Nagira ngo Yesu uze kujyana nawe aho ibintu byawe byapfiriye. Aho byapfiriye mujyanane nande na Yesu wawe uhamwereke. Yesu arashaka gufata ukuboko kwawe akubwira ati tujyaneyo, tujyane uhanyereke. Birapfira he? Niye bipfira, birapfira he? Yesu arababwira ati nimuze. Baragenda baramubwira ati dore ngare, ati ntacyo murahanyeretse, ati mukureho kiriya gitare mwashyizeho. Muzi igisobanuro cy'igitare? Igihe cyose umuntu atwikirijwe igitare cyo kutizera aba afite ibyago bikomeye. Amasezerano ashobora kumuboreramo. Kiriya gitare gitwikiriye imva ya Lazaro cyari igitare cyo gushidikanya Imana, cyari igitare cyo kutizera. Nicyo gituma banje kubabwira ngo mukure icyo gitare, mukivanireho. Kuraho gushidikanya Imana, kuraho kutizera Imana. Va mu magambo, jya mu bikorwa wizere. Nababwiye ngo abantu b'Imana y'Imana ibadutumaho ibahaye ubutumwa. Iyo ubwizeye biraba, iyo utabwizeye nukuruhira ubusa. Nicyo gituma iyo abantu bavuga ukwiriye kwakira iyo mvugo. Iyo mvugo ni ubwo butumwa bahawe. Yesu arababwira ngo nimukure igitare, bataranuka. Reka have aranuka. Mbabwire ibyawe nubwo byanuka byanukira abantu ariko ntibyanukira Yesu. Ibyawe nubwo byanukira abaturanyi ariko ntibyanukira Yesu wawe. Kuraho kutizera, kuraho gushidikanya, kuraho kujya kure y'Imana. Ongera uzamura umutima wawe wizere, uvuge ngo Yesu we, nakuraho igitare cyo gushidikanya, nakuraho igitare cyo kutizera, ndacyakwiringiye, birashoboka. Amen. Ngabagabo bagikuraho berekeye amazuru, aravatera kare karanuka. Ntiyanukaga. Yesu yarazi kurimo ari muzima. Amuhamagara nijwi gusa, Lazaro sohoka. Hari kibaze nukuri. Ntabwo wanshuka ngo njye kureba umuntu umaze kane rusororo. Kare usibye ko wenda n'amategeko yacu atabyemera, ariko nubwo kiretse sinzi kugira ngo ibimbwire, dore ko ngira amatwi yumva, kugira ngo mfe kugenda ubwo yabambaye ibimenyetso 150. Umuntu umaze kane rusororo ngo nibakureho beto. Wenda dufite amategeko atanabyemera, ariko nubwo yaba yabyemeye kwiriye kubanza kureba ibimenyetso birenga 150 kugira ngo ntazamwara nkajya kuri TV1 na BTN n'izi mbuga nkoranyambaga zikoreshwa nabi, kandi wari umugisha twahawe. Si byose imbuga nkoranyambaga ntizifite ibibazo. Social media nta kibazo ifite na gitoya. Abayijyaho nibo barwayi bo mu mutwe, nibo bafite uburwayi bwihariye. Kandi uburwayi bwo mu mutwe nyine umusazi niyo wamwambika karuvati mukanya arakwereka kari umusazi. Ugera muri feruje hari yazacanye umutuku akayibwira ngo nanjye hagarara nambuke. Wacanye umutuku feruje nawe hagarara nanjye ndaguhagaritse. Abasazi niko bamera, ntamenye ibi. Haravuga ati mwese herega ibyo mvuga ndabizi, nigeze kunywa inzoga turasinda rimwe, hari si Roi Faisal hano hirya. Murabona ambulance ziruka zijya muri Roi Faisal, twara abasore batatu twanyweye, duhagarika ambulance turahagarara. Icana igitarati zimya shanda, duhagarara turi batatu. Ndiyahagaze se? Yarahagaze da. Kandi muzika ari kinyabiziga nda twaragikumiriye basinzi banyweye. Tihagarara sura cyane umutuku se. Arahagarara aratwinginga tuvamo. Turambwira ngo turakubabariye are iruka ujye mu bitaro byawe genda.
none se abo bantu murumva kandi na hano hanze barahari. Turashimira Yesu, hari aho yatuvanye, hari aho tugeze. Ibyo rero mbabwira byari bigoye, ariko ijambo rimwe, igihe cyose umutima wawe uzajya utekereza mu buryo buri positive, Imana ishobora byose. Nubwo uyu munsi bitari gushoboka ariko irabishoboye. Kuba bidashoboka suko itabishoboye, hari ikindi ishaka kuzerekanira aho hantu. Niko Bibiliya yatubwiye. Icyatumye uyu muntu avuka aremaye kigatuma ajya gusabiriza ku muhanda, kwari ukugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe kuri we. Hari ubuzima ducamo Imana iziyerekaniramo, bakajya babazanya. Dore icyambere kiravuga ngo ibyo abantu bibazaga. Ubundi n'ahantu abantu batuye ahantu hatandatu, ngiye kubabwira ahantu abantu batuye hatandatu. Ahambere n'ibyo abantu bibaza ku bandi, ibyo abantu bakwibazaho. Tewo bose babireba, singu yicaye hano, hari uko abantu bibaza kuri we. Kuva atangiye hamagarwa ngenda muzi, murumva nakuriye muri ADPR, hari igihe atumirwaga muri ADPR ahantu hatandukanye henshi. Ntavuze ubutumwa uyu munsi, abuvuze igihe kirekire, ariko twese twabaga dufite amatsiko yo kumubona nkuko nabandi babigira. Ariko kuva korera Imana kuva icyo gihe kugera uyu munsi, hari ababaye confirmé, baravuga ati gendera umukozi w'Imana. Hari abandi bibaza ngo se n'umukozi w'Imana. Ibyo niko abantu bateye, hari abazakwibazaho, hari n'abatakikwibazaho. Kandi kosa rikomeye ni ugutinda kuba kwibazaho. Reka abatwibazaho bazahoraho, ntibazavaho. Yewe abakwibazaho n'Imana bakwibazaho ukennye wanakira bakakwibazaho, bakwibazaho utari wakora ubukwe wanabukora bakakwibazaho. Abatwibazaho batwibazaho bimeze neza, n'igihe byabaye nabi bakatwibazaho. Batwibazaho bimeze nabi, n'igihe byabaye byiza bakatwibazaho. Abakwibazaho bazahoraho cyane. Baribaza uyu muntu n'icyaha cye n'icyaha cy'ababyeyi. Bati no, nukugira ngo imirimo yerekanirwe muri we. Wari uzi ko ibibazo byawe Imana yemeye kucamo ari ukugira ngo Imana izerekanirwe muri ibyo bibazo ni Imana ishaka kuziyerekanira muri ibyo bibazo nyine. Ibyo ngibyo nibyo Imana ishaka kuyerekaniramo. Amen. Ejo bundi nta mwana mwabonye twasengeraga, ngira ngo namuhanure yari yicaye hariya. Imana iramubwira ngo rero ntugire ikibazo cy'uwo muntu wagutaye. Araturikararira yicaye hariya. Imana irambwira ngo mubwire ngo nukugira ngo mumare umubabaro w'igihe yaciyemo, ngiye kumumara umubabaro w'igihe kirekire. Mu minsi yashize yarampamagaye, dore ikintu Imana yamukoreye. Imana yamuhaye umugabo w'umunyamahanga. Ageze iwabo, dore ikintu yakoze, yatanze amafaranga arenga 15,000,000 ayita inkwano. Aravuga ati ndamukoye 10 na zingahe, ngaho mbwira we bagukoye zingahe nubwo wagiye mbere. None se sibyo wafite igikomere cyuko yagiye atabwa, ariko muri uko gutabwa bwa nyuma Imana ifashe icyemezo inkwano ni 15. Wowe nyine wagiye mbere bagukoye zingahe? Kuko hari ibintu twirata ngo twagiye mbere y'abandi, ariko barya binyuma bashobora kuzakora ibiruta ibyo twakorewe. Ntukajye ureba bagusize gusa, ujye ureba Imana muri situation, uvuge ngo ndabizi ko ishobora gukora nyuma ariko igakora ibiruta ibyo abakorewe mbere. Umva icya kabiri promotion yagize, yaragiye bagiye gukorera ubukwe muri South Africa, Afrika y'Epfo. Niho bagiye gukorera ubukwe. Mariage yabo baratumira imiryango hano mu Rwanda, niho mariage izabera. Ikintu gitangaje, mariage izabera muri stade Reception na dot stade hariya muri Afrika y'Epfo. Urusengero ruzabashyingira rurangana na arena. Mu gihe yirirwaga uduhungu twana Kigali ngo shigenda washi naho ga abikiwe ari jewe sinabwo rega mwebwe muba hafi muvoma hafi. Nubona ibintu byawe byanga ujye ubireba mu Imana, ntukabirebe mu Satani gusa. Hari igihe Imana izaza igahagarara muri ibyo bintu ukajya wibaza ese burya byananiranaga habitswe andi mahirwe angana gutya.
ntabwo ikibazo ari ibyanze. Reka Imana izigaragare mu bintu byananiranye mu izina ryande rya Yesu. Haleluya. Iby'abantu dore ndimo muhanura yicaye kwa kara gatebe, ikintu kintangaza asanze muri kara ka office ko yirye, yarambwiye ati pastor, navuye mu bintu by'ubukwe, sinshaka umusore, sinshaka undambagiza, sinshaka bihoreye ambereye imbwa gusa, amaso akaba yatukuye yarize, n'umujinya uvanze n'amarira, amaso agatukura. Hari ibintu biba byarababaje, Imana ibibitse mu ibintu bifatika, ibibitse mu buzima, ibibitsemo ibintu bifatika. Korera kuri uwo muntu ngo nyamara mu bibazo byawe Imana iziyerekaniramo. Icya kabiri, buri uko ijuru ribona ibintu siko abantu babibona. Abantu babonaga ari icyaha ki, abantu babonaga ari icyaha cy'ababyeyi, ariko ijuru rikavuga ngo nukugira ngo Imana izerekanirwe kuri we. Ijuru ko ribona ibintu bitandukanye nuko abantu babibona. Dore icyo witaho. Kanya ngiye kwakira Theo maze aze adusangiza ririmbe anaduha ubuhamya. Mu bihe bikomeye ntuzarebe Satani gusa, ujye ureba Imana. Ijuru ryarebaga uyu muntu azerekanirwamo ibimenyetso n'ibitangaza by'ijuru, isi ikamurebamo ibyaha, ikamurebamo gukiranirwa, ikamurebamo amafuti, ikamurebamo intege nke, ikamurebamo ibintu bidashoboka. Niko isi iteye, isi kureba mu buryo buri negative, Imana ikureba mu buryo buri positive. Dore ikosa abantu bakora, igihe abantu bakubwira ngo ntacyo ushoboye, jya wegera Imana ishoboza abantu. Abantu nibakubwira ngo ntacyo uri cyo, uzegera Imana ihindura abantu bakaba icyo bari cyo. Igihe abantu bakubwira ngo ntacyo tubona wakimarira, uzigera Imana igira ikimarira abantu, ikagira ikirema ikagikomeza. Igihe cyose ngewe sindeba ikindi, ndeba Imana ishoboza buri wese. Ni ishoboza abakomeye, ni ishoboza abashoboye, abagize aho bagera ni Imana yabagejeje, urwego bariho ni Imana yarubateretseho, intambwe bateye ni Imana yibateje. Nubwo abantu babyibagirwa, ntaho tugeze atari Imana ihatugejeje, nta ndambwe twateye atari Imana iduteje, nta gukomera twakomeye atari Imana idukomeje. Bavandimwe, iyo ni ikwiriye kurebwa. Reka tubikomere amashyi menshi, irabikwiriye. Icya gatatu, uko ijuru rikubona bitandukanye n'uko isi kubona. Icya gatatu, icyazanye Yesu ku isi, ku murongo wa 4. Uyu murongo wa 4 wanshimishije cyane. Uravuga ngo nkwiriye gukora imirimo y'uwantumye akiri ku manywa, bugiye kwira n'igihe umuntu atakibasha gukora. Iyo niyo ntego nyamukuru. Ikizanye Yesu muri iri teraniro ni ugukora umurimo we. Hari umurimo Yesu agiye gukora. Ntabwo munyumvishije. Hari umurimo Yesu agiye gukora. None se mbabazi, simbabwiye ko nahagarikaga imodoka zijyanye barwayi kwa muganga n'abandi bagabo bagenzi banjye. Ubu se nta murimo Yesu yankozemo? Nta urimo? Ninde wari gutekereza ko naba pasiteri ndi guhagarika ambulance igahagarara? Ninde wari kundeba kuri uwo munsi nga ndebe nk'umuhanuzi w'igihe kizaza? Ninde wari kubitekereza? Icyo gihe twari tumwereye 400 muri 2005. 400 bya 2005 byaguraga ibibanza 3, 4, 5 hano hepfo mu izindiro. Ntabwo twari dufite iyo bitekerezo. None uyu munsi ndi umushumba, ndakorera Imana, ndabayoboye. Uko byagenda kose ndi umukozi w'Imana. Babyanga, babyemera, ndiwe. Bavuze induru, baboroga, ndiwe. Erega buriya Imana iri gukora umurimo izakwemeza n'abatakwemera none. Dore icyo biri yatubwiye ngo Yesu agiye gukora umurimo we. Dore ikintu cya 5 nashaka kuvuga. Icya 4, bizatangaza abari bakuzi. Iyo Yesu agiye gukora umurimo we, bijya bitangaza abantu bari bakuzi imbere. Uko abantu bari bazi uyu muntu yarasabirizaga kandi aremaye, aratobya akondo. Mbabwiza ukuri, Yesu akora umurimo bita gutoba akondo. Ikintu kiri simple, ikintu siyansi idashobora kumva, ikintu uburyo navuga logique idashobora kumva, ikintu isi idashobora kumva. Gutoba icyondo, toba icyondo. Ngo zana amaso, ahomeka ku maso aramusiga. Genda nta nabona n'impumyi, aragenda ngo agiye he? Ku kidendezi Silowamu kwiyuhagira. Ababirebaga muri uwo mwanya babonaga nta kazi karimo. Barabuye maze niko bite
Tini sawa ninde ugutobye icyondo akagusiga ku maso. Tini umugabo bita Yesu atariko yarasaze. Ubu neza urimo surajya ati ngiye ku kidendezi Silowamu kumara ikisi ati kwiyuhagira bitanga ikisi. Kuko abari kubireba muri uwo mwanya barabona ari ubusazi. Mu by'ukuri mbwira Silowamu turi kwiga muri theology twize ko kuvaho Yesu yakoreye igitangaza no kugera kuri Silowamu harimo ibirometero apana metero harimo ibirometero. Murumva mu nzira acagamo bamusize icyondo ku maso arimo arerekeza ngo ku kidendezi Silowamu yahuye n'abantu bakabaze we bite atasize icyondo pe hagusize icyondo ati aragusize icyondo ati indese ati wa muntu tarekosha mwarapfuye gusa genda erega n'ubundi muza gusenga babwira tugiye hese tugiye gusenga ati wajya gushaka zisi. Ni byiza kugashaka ariko mbibutse ko ari n'igihe ugashaka ukakabura nose bizakuraho gusenga n'ubura akazi. Ni byiza ko dushaka akazi ariko hari igihe udepoza ukirukankana amadosi ukayirukankana. Yesu adatobye akondo usa naho utize kandi warize, usa naho uri umuswa kandi uri umunyabwenge. Yesu atagutobeye akondo uragenda amahirwe abandi bakayabona ureba ugataha amaramasa. Amahirwe dufite ni ukubana na Yesu. Yesu niwe nzira ishobora kuduha ubuzima, ishobora kuduha amahirwe. Yesu niwe nzira. Baramuseka ariko ajya kwiyuhagira, ngagezeyo ariyuhagira. Muzira ijambo icyo mbigishamo ujye wumvira amahame y'abakozi b'Imana bakuyoboramo. Iyo aza kwanga kujyayo ntaba yarahumutse. Iyo aza kwanga ko bamusiga icyondo ntaba ari kubona igitangaza. Buriya hari abantu baba hano bakazana logique ubwenge ati buriya rero ati buriya mu buryo bwa gutya ndibikunda. No buriya ugabanya logique mu buryo bw'ubumana. Iyo ugenda na logique ngo ariko buriya nguriya se ngo araririmba ngo buriya se ibya Yesu ni ukwizera. Tega amaso bagutobere hakondo genda ujye kwiyuhagira uragaruka uhumutse. Iyo ni principe. Niyange ko bamusiga icyondo agumana ubuhumyi bwe, niyange kugenda ngajye kuri Silowamu agume n'ubundi ari impumyi. Buriya mahame mujye muyitondera. Imana ni Imana y'amahame. Yesu wacu ni Yesu w'amahame. Nakubwira ngo ibi bikore naba ari byo ukora. Mariya yabwiye abantu bari bashiriwe vini bashiri arabwira ngo umwana wanjye ndamuzi cyababwira bari cyo nimutagikora murataha amaramasa. Ni Yesu n'uwamahame. Aragenda ariyuhagira. Ijambo rya nyuma dutegereje kandi twese n'ubuhamya bwawe uzitangira. Imbere yuko abantu bakubonaga hari ubuhamya bwawe uzitangira. Apana babugutangira witangiye ninjye. Ngavuyeyo ngabamubonye barabajije si wa undi wasabirizaga, si wa undi wicaraga ku irembo asabiriza ibyo kurya, ese niwe cyangwa bamwe bati niwe abandi batasa wubwarahamya nijye. Hari ubuhamya bwawe butegerejwe mu muryango wawe, hari ubuhamya bwawe butegerejwe mu wo mwiganye uzababwira ngo nijye, ntabwo ari wa wundi mwari muzi imbere, nijye. Bwana sifiwe. Niba turi kumwe na Theo bose babireba niwe ugiye kwivuga ahari avuge na Yesu we. Kuvuga wowe ubwawe ugahamya n'uwabigukoreye. Hari ubuhamya bwawe ndabukumbuye. Ubuhamya bwawe. Ibibazo ufite none nibwo buhamya bwawe bw'ejo. Ubuhamya ibibazo ufite none nibwo buhamya bwawe bw'ejo. Haguruka ku maguru yawe. Haguruka. Reka nze gusaba protokole mudushyirire ya saa ku gihe iradushuka. Kubu iyo ntareba ku isaha yanjye iriya riri kunshuka muyidushyire ku gihe igendane n'igihe neza. Mubidufashe kugira ngo tuze gukorera ku gihe cyacu neza. Ni byiza gukorera ku gihe
Theo turi kumwe, ndashaka kuza kumwakira nona kuko biteguye. Twari dufite gahunda yuko saa 7 agomba kuba ari hano ku Ruhimbi. Theo nkurira iminota 3 ngwino hano nuhituzi orekara kagenda umuzungu, ngenda umuzungu cyane. Isaha ni ikintu nitaho cyane. Niba navuze ngo saa 7 ndaba nkwakiriye, iyo saa ugomba kuba uri hano. Reka tumukomera amashyi menshi. Hanyuma tukwakira, ndagukunda. Ni inshuti yanjye tutaherukanaga, twarabanye imyaka itari mikeye. Nishimiye kongera kukubona. Nguheruka muri za 2014 na 3. Imyaka urumva ari baye mu 10. Nibwo twabonanye twicaranye hano turasangira, turarya, turahaguruka. None imyaka ari ise tutabonana. Nabaye Pastor Edouard, icyo gihe sinari n'umuvuga butumwa na umukristo usanzwe. Ndashima Imana kubw'umuhamagaro wawe. Ndashima Imana kubwo kwihangana ugakorera Imana kugera muri iyi myaka. Ndashima Imana kukwakira hano muri rusengero. Ndagira ngo kubwire ko tukwakira ibihe byose. Urakoze cyane. Ntabwo tuzigera tubura kugutumira uko tuzaba dukorera Imana. Turakwemera nk'umukozi w'Imana. Amen. Hanyuma munyemerere tumuntiza amashyi tumwakire, dushima Imana. Hanyuma kubera ko muzimo byinshi, mwe mumuzi nk'umuhanzi, ariko nge nk'umuzi nk'umuvuga butumwa uzi kuvuga Imana neza. Icya kabiri, muzi nk'umuntu ufite ubuhamya bwihariye. Ndashaka ko aririmba ariko akanaduha ubuhamya, cyangwa se ikiri kumufasha ukiduhe. Mukozi w'Imana, turishimye kubana nawe. Mwami Yesu turagushimiye iyi minota agiye gukoresha. Turagushimiye ko byose bigenda neza. Umufashe, umushoboze, umukomeze.